Mureke mbasuhuze inshuti zanjye nkunda kandi zuje itetero, muri abanyamutima rwose, umwanzi ubangara akamiza ubwiri mu rwina cyangwa mu ikaziye. Nk'uko bisanzwe rero, tugiye kuganira ku ngeri y'ubuvanganzo bita insigamigani. Insigamugani nabateguriye uno munsi ni insigamugani yitwa bamutaye kwa Kajwiga cyangwa se bamutereye kwa Kajwiga. Uyu mugani rero bawuca iyo babonye umuntu ufashe undi akamunigagura akamunegekaza, nibwo bagira bati bamutaye kwa Kajwiga cyangwa se bamutereye kwa Kajwiga. Uyu mugani wakomotse kuri Kajwiga w'Imukarange mu Buganza, kuri ubu ni mu karere ka Rwamagana, intara y'Uburasirazuba, byabaye hasaga mu mwaka w'1700. Kajwiga rero yari muntu ki? Kajwiga uwo yabyirutse ku ngoma ya Kigeli Ndabarasa, abyirukana ubuhanga bwo gukirana, arusha abandi bose mu karere ka Buganza n'Urukaryi n'Ibwanacyambwe. Amaze kuba icyamamare rero mu Buganza n'ahandi, abasore b'Imukarange basaba umwami Ndabarasa ngo bazarushanwe mu gukirana. Ndabarasa ntiyatindiganyije, aramutumiza araza, amubwira ko amutumiriye gukirana n'abasore b'Imukarange. Kajwiga byumvise araseka cyane kuko yabonaga ko nta wamuhangara, ati wenda bazazana bose uko batuye Imukarange. Nuko bararika abasore b'Imukarange kwitegura kurushanwa na Kajwiga. Igihe kigeze basesekara ibwami. Ndabarasa ati nimuhogi tujye ku Karubanda aho abantu bose babarora. Baragenda no ku Karubanda. Bahageze Ruranzika, umusore w'Imukarange batoranyije mu bandi agisumirana na Kajwiga, Kajwiga aramwesa. Hakurikiyeho undi, Kajwiga amukubita ataranakoramo na gato. Abandi bose b'Imukarange bayibonye baratinya bareguka. Kajwiga atsinda atyo. Amaze gutsinda abasore b'Imukarange noneho aba ikimenamutwe mu gihugu, bituma abyimbamo ikuzo ry'urugomo. Umusore wese bahuye akamuhata gukirana nawe, yabyanga Kajwiga akamufata ku ngufu akamukubita. Akomeza kubigira atyo. Bukeye abantu bakuru bajya kumuregera Ndabarasa bati Kajwiga yishe abantu yabamaze mu gihugu. Umusore bahuye wese arakubita. Mbese baramuvuga bagerekaho no kumuhimbira. Bati ndetse uretse n'abasore, n'umusaza n'umukecuru bahuye aramukubita. Avuga ko u Rwanda rwose ari urwe. Ubwo bari barimo bahimbira Kajwiga kugira ngo umwami azamuhane. Ndabarasa atumiza Kajwiga aramuhana, amubuza kugira urugomo rungana rutyo. Undi arataha ariko ntiyacogora ku rugomo rwe. Nuko abasore bo muri utwo turere babibonye baravuga bati reka Kajwiga tuzarebe uburyo twazamuniga. Bukeye bamutegera ku ibuga bashoye inka, bamwiyenzaho baramutuka. Bamututse ararakara arabasatira yariye karungu yuzuye agasuzuguro kenshi cyane. Bashoka kumusumira bati ntihagire umukubita, mumureke tumunige gusa. Bamutura hasi baramunigagura. Abakuru bari aho baritarura babirebera hirya, bareba ukuntu barimo kumunigagura. Urufuzi rumaze kumurenga atangiye no guta ibitabapfu, abakuru bamuvuvunura ba bantu bamumuvanaho nyine. Bamaze kubamuvanaho yashigishwe cyane bamunigaguye urufuzi rwaje, bajya kumwondora. Amaze gukira acukiraho ntiyongera kugira uwo yongera gusagarira. Naho hakomotse urwiganwa, babona abantu bafashe undi bari kurwana barimo kumunigagura, bakiyamira bati noneho naka bamutaye kwa Kajwiga. Nk'uko abasore b'Imukarange bataye Kajwiga ku munigo. Kuva ubu ngubu rero iyo ubwiye umuntu ngo bamutaye kwa Kajwiga bishatse gusobanura kumuniga cyangwa se kumuta ku munigo. Murakoze, muri inshuti nziza zuje igitaramo. Tuzatuganira namwe, mfite byinshi byo kubaganiriza kandi namwe